Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu wa RM Dorcas, muri kumwe n'umubyaza Dorcas, aho kumenya byinshi, aho dusobanukirwa byinshi ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa ingaruka zo kubyara ubazwe kenshi cyangwa se inshuro nyinshi. Ababyeyi benshi usanga badasobanukiwe inshuro ashobora kubyara abazwe, cyangwa se bataramenya inshuro ashobora kubyara abazwe ntagire ikibazo. Nubwo ikibazo gishobora kuba bakubaza n'inshuro ya mbere, ariko akenshi uko ugenda uzamura imibare yo kubagwa niko n'ibibazo byiyongera. Akenshi na kenshi iyo bakubaze ku nshuro ya mbere nta kibazo bikunda gutera. Inshuro ya kabiri biba bitarakomera, nabwo nta kibazo byinshi bikunda gutera. Inshuro ya gatatu ubundi uba ugomba kubagwa n'umugynecologist cyangwa se umuginekologe, muganga w'inzobere ku buzima bw'umugore, kuko ingaruka zishobora kuba ari nyinshi. Inshuro ya kane aba ari ukongera ibyago byo kubagwa, aba ari ukuyongerera ingaruka zishobora kuba mu kubagwa, akenshi bishobora guterwa n'urupfu, kandi cyane cyane bigaterwa n'inkovu nyinshi zagiye kuri nyababyeyi. Ibaze nawe ahantu hari inkovu ya mbere ubyara, inkovu ya kabiri ukongera iya gatatu, ukongera iya kane, inkovu ziba zabaye nyinshi, niyo mpamvu ingaruka nazo ziba nyinshi. Ingaruka tugiye kuzisobanura uko zikurikirana. Ingaruka ya mbere ni icyo twita iteranyirabuce cyangwa se guturika kwa nyababyeyi. Guturika kwa nyababyeyi uko wiyongera inshuro nyinshi zo kubagwa, ubagwa kenshi, niko ibyago byo guturika kwa nyababyeyi nabyo byiyongera. Ishobora guturika inda ikiri ntoya, ishobora guturika wagize ibise, ishobora guturika nta bise, inda igejeje igihe, kandi iyo ituritse urava ukaviramo imbere, hanyuma umwana akaba yahasiga ubuzima, kandi n'umubyeyi akaba yahasiga ubuzima. Rero niba wumva hari icyahindutse, warabazweho, kumva isereri, kumva mu nda harakurya, ihutira kujya kwa muganga. Iyindi ngaruka ishobora kubaho nicyo twita placenta acreta cyangwa previa. Nagiye mbisobanura mu biganiro byacu byabanje, ariko ibingibi ni uburyo ingobyi y'umwana igenda igafata kuri nyababyeyi, ikinjira muri nyababyeyi imbere cyane cyane muri za nkovu, bigatuma kuvuka kw'ingobyi bigorana. Bityo mu gihe yagiyemo imbere, kuvuka bikananirana bikarangira ushobora gutuma uva cyane, kubera ya ngobyi yanze gushiramo, bikarangira banagukoreye icyo twita hysterectomy cyangwa se gukuramo nyababyeyi. Iki gihe rero iyo uri kwiyongera kubagwa inshuro nyinshi, ibyago byo kuba wagira ino placenta igafata mu nkovu nabyo biba biri kwiyongera. Ikindi ni uko ushobora kugira icyo twita placenta previa. Ni uburyo nyababyeyi ishobora kugenda igafata impande y'inkondo y'umura, bikaba byagutera kujya uva bya hato na hato mu gihe utwite. Ibi rero ni ukubyitaho cyane, kuko ni bibi cyane. Gukomeza utakaza amaraso utwite bishobora kuzakuviramo ibibazo. Izindi ngaruka zo kubyara ubazwe kenshi nicyo twita adherence. Adherence rero ukuntu bigenda ni ukuvuga ngo ni ugufatana kw'inyama zo mu nda zigakira zifatanye. Urugero nka nyababyeyi igafatana n'amara, uruhago, hanyuma muri kwa kubyara bari kukubyaza nanone uri kubagwa, nyababyeyi ikanga kuvamo kuko yafatanye n'ibindi bice byo mu nda. Ibi nabyo bishobora gutuma umubyeyi ava cyane, ugasanga ahatakarije n'ubuzima, cyangwa se ya nyababyeyi bayikuyemo. Ikindi ni ukuva nyine icyo twita PPH cyangwa se bleeding after birth. Ni ukuvuga ngo umubyeyi iyo uri kubagwa inshuro nyinshi, biba biri mu gushyira mu byago by'uko uzava, cyangwa se uzava cyane nyuma yo kubyara. Ibi byose bizatuma
ushobora kuva cyane nyababyeyi bakaba bayikuramo, kandi ni ingenzi cyane kubanza kumenya inshuro ubazwe kugira ngo wirinde kuva cyane. Iyindi ngaruka harimo gukomereka kw'inyama zo mu nda, urugero hashobora gukomereka uruhago, amara mu gihe bari kukubaga, kandi iyo ubazwe inshuro nyinshi ibi byago nyine by'uko inyama zo mu nda bashobora kuzikomeretsa nabyo biriyongera. Ikindi ni ukugira infection nyuma yo kubagwa. Iyo ubagwa inshuro nyinshi infection nazo ziba ziri kwiyongera, ibyago byo kuzarwara igisebe nyuma yo kubagwa nazo ziba ziyongereye. Ni ingenzi cyane rero ko ushobora gushyiramo intera hagati yo kubyara, ukamenya nzashyiramo imyaka ingahe, nibura ugashyiramo imyaka 3 igisebe kiba cyakize neza kitari fresh, ukongera ukabyara, ukongera ukabagwa bwa kabiri. Kandi ikindi ukaboneza urubyaro mu buryo bw'igihe kirekire udakoresheje igihe gito. Umuntu wabazwe agomba kuboneza urubyaro akoresheje uburyo bw'igihe kirekire. Ikindi ugomba gukonsultwa n'umujenekologe mu gihe utwite, ugeze nko mu nshuro 3 enye, ugomba kujya ahantu hari umuganga w'inzobere akaba ari we ugukurikirana kugira ngo abashe kubona ibyago bishobora kukubaho mbere, bityo azabashe no kubigufashamo ubivemo amahoro. Ikindi jya kwisuzumisha igihe cyose wumva ubabara mu nda budasanzwe, cyangwa se wumva ububabare mu nda budasanzwe, kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'uko nk'ibyo twavuze ko nyababyeyi ishobora kuba yaturitse, cyangwa se ikaba ikindi kimenyetso cy'uko ufite ibindi bibazo. Rero nagushishikariza yuko ugomba kwikurikirana kandi ugakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ukamenya ko nibura umuntu wabazwe agomba kubagwa nk'inshuro 3 akarekeraho. Nibyo ibyago biba bikiri bikeya. Iyo urengeje ukagera mu kubagwa inshuro 5, ibyago byo kuba wava ndetse na nyababyeyi bakaba bayikuramo biba biri kwiyongera, n'ibyago byo kuba wahatakariza ubuzima nabyo biba biri kwiyongera. Icy'ingenzi rero ni ukumenya ubuzima bwawe ukabukurikirana kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi n'umwana tubusigasire. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.